Hari amadini n'imyemerere abantu benshi bumva amazina yabo ariko bake cyane bakamenya aho byaturutse. Hari n'indi myemerere iyo uyivuze gusa bamwe bahita batekereza ubupfumu, abandi bagatekereza abavuzi gakondo, abandi bakavuga ko ari imyemerere y'umwijima. Ariko se abarangi ni bande koko? Ese abarangi ni idini, n'abavuzi, n'abahanuzi, n'abantu bavuga ko bavugana n'abamarayika, cyangwa inyuma y'ayo masengesho hari amateka maremare n'imyemerere gakondo yo mu karere k'ibiyaga bigari? Uyu munsi tugiye gufungura urupapuro rw'amateka abantu benshi batinya kuvugaho. Tugiye gusubira mu karere ka Kigezi muri Uganda, aho ubushakashatsi bw'amateka y'abarangi bushyira inkomoko y'uyu mutwe. Hanyuma turebe uko waje mu Rwanda, impamvu wakiriye abantu baturuka mu madini atandukanye, n'impamvu Abakristo bamwe bawubonamo ikintu gitandukanye cyane n'inyigisho za Bibiliya. Ariko mbere y'ibyo hari ikintu tugomba kumenya: abarangi ntabwo biyita idini mu buryo busanzwe. Iyi ni Pacific Gospel. Ntibagiwe gukora subscribe ndetse na share kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi, kandi mudushyigikire kugira ngo ubutumwa bujye bugera kuri benshi. Mu Rwanda abayobozi bamwe b'abarangi bagiye bavuga ko abarangi atari idini, ahubwo ari uburyo bwo kuvura no gufasha abantu bakoresheje amasengesho n'imbaraga bavuga ko zituruka ku Mana no ku bamarayika bayo. Umwe mu bayobozi babo, Jean Bosco Kajongi, yavuze ko abantu baturuka mu madini atandukanye bashobora kubagana, kandi ko we ubwe ari umukristo gatolika. Ibi bituma abarangi baba ibintu bidasanzwe mu rwego rw'imyemerere, kuko ushobora gusanga umuntu ari umukristo akajya mu rusengero ariko nanone akagana umurangi kugira ngo amusengere cyangwa amufashe ku kibazo runaka. Mu nkuru zatangajwe mu Rwanda, abarangi bavuga ko bakoresha amasengesho, kuririmba, kuvuza ingoma no kubyina, aho kuvura bakoresheje imiti isanzwe cyangwa ibyatsi. None se ibi byatangiriye he? Ubushakashatsi bwa Rusi Hakizimana ku barangi bugaragaza ko uyu mutwe wavutse mu karere ka Kigezi muri Uganda ahagana mu mwaka w'1970. Kigezi ni agace gafite amateka akomeye mu myemerere gakondo yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ni agace kegereye u Rwanda, kandi kuva kera abantu bo muri ibi bice bagiranye imibanire ikomeye mu by'umuco, ururimi n'imiryango n'imyemerere. Abarangi rero ntibavutse mu Rwanda nk'uko bamwe bashobora kubitekereza. Ubushakashatsi bubashyira muri Uganda, aho bagiye bahuza ibintu bimwe by'umuco gakondo n'imyemerere ya nyabingi, ndetse n'ibitekerezo byo kuvugana cyangwa gukorana n'imbaraga zitagaragara. Aha niho inkuru itangira kuba ishimishije. Kuki iyo umuntu yumvise ijambo nyabingi ashobora guhita atekereza ku idini rimwe gusa, ariko mu mateka y'akarere nyabingi yari imyemerere n'umutwe w'imbaraga z'umwuka waruzwi cyane mu gice cya Uganda n'u Rwanda. Ubushakashatsi mu mateka y'akarere bugaragaza ko imyemerere ya nyabingi yari imaze igihe ikomeye mu bice bya Kigezi n'ahandi hafi y'u Rwanda. Ni muri uwo mwuka w'imyemerere gakondo, ubuzima bw'abaturage, uburwayi, ibibazo by'imiryango n'ibitekerezo ku mbaraga zitagaragara, abarangi bagiye bagira isura yabo yihariye. Mu myemerere y'abarangi umuntu ashobora kugira ikibazo, ariko ikibazo ntigifatwe nk'ikibazo cy'umubiri gusa. Hari igihe indwara, amakimbirane cyangwa ibibazo bikomeye bifatwa nk'ibishobora kuba bifite inkomoko mu mbaraga zitagaragara. Niyo mpamvu abarangi bagiye bavuga ko bashobora gufasha abantu bafite ibibazo byananiranye cyangwa se byananiye abandi. Mu Rwanda abayobozi babo bagiye bavuga ko batanga ubufasha binyuze mu masengesho, bagasaba Imana kohereza icyo bita umurangi cyangwa marayika murangi kugira ngo afashe umurwayi. Ibi nibyo byatumye abantu benshi batangira kubagana. Umuntu ashobora kuba yaragiye kwa muganga agafata imiti, ariko ikibazo kigakomera cyane. Iyo yumvise ko hari ahandi bavuga ko bashobora kumusengera, ashobora kubageraho. Kandi aha niho abarangi batangiye kugira umubare w'abakurikira cyangwa w'abagana mu Rwanda. Ubushakashatsi bwa Hakizimana buvuga ko mu Rwanda, cyane cyane mu karere k'amajyaruguru y'uburasirazuba kari muri diocese ya Byumba, uyu mutwe wagaragaye cyane guhera mu mwaka w'1995, kuko ari nyuma y'ibihe bikomeye cyane u Rwanda rwari rumazemo iminsi. Ariko ntabwo bivuze ko abarangi aribo bateje ibibazo by'u Rwanda cyangwa ko ari byo byazanye uwo mutwe, ahubwo ni igihe ubushakashatsi bugaragaza ko uwo mutwe wagaragaye cyane mu bice bimwe by'u Rwanda.
Mu majyaruguru y'Iburasirazuba kuba hari imipaka n'imibanire ya hafi na Uganda byatumye imyemerere y'abantu bo ku mpande zombi igira aho ihurira. Uko imyaka yagiye ishira, Abarangi bagenda bagaragara no mu bindi bice by'igihugu. Muri 2017 ibitangazamakuru byo mu Rwanda byatangaje ko Abarangi bo mu Rwanda, Uganda, Kenya na Tanzania bahuriye mu Rwanda mu giterane. Icyo giterane cyabereye i Gasabo kandi abantu basenga Imana ndetse banasaba imbaraga zabo bita Abarangi. Ibi bitwereka ko atari ibintu byari bikiri mu mudugudu umwe cyangwa mu karere kamwe gusa. Ikindi kintu gitangaje ku Barangi nuko batangiye kubaka umupaka ukomeye hagati y'amadini. Hari amakuru avuga ko mubo bahuriramo harimo Abakristo ndetse n'Abayisilamu. Mu giterane kimwe cyabo hatangajwe ko harimo abantu baturutse mu madini atandukanye, harimo n'abapasteri ndetse n'abahaji. None se kuki? Impamvu imwe ishobora kuba iri mu buryo Abarangi ubwabo babisobanuramo. Ntibavuga bati reka uve mu idini ryawe ubu umurangi, ahubwo bavuga ko umuntu ashobora gukomeza idini rye ariko akaza gushaka ubufasha bwabo. Ibi nibyo bituma umuntu ashobora kubona ibintu bidasanzwe. Umukristo akagenda gusengera ku murangi ariko agakomeza kujya mu rusengero rwe. Mu masengesho yabo hari ibintu bitandukanye byagiye bitangazwa. Harimo kuririmba, harimo kuvuza ingoma, harimo kubyina, harimo gusenga Imana, harimo gusaba ubufasha bw'Abarangi cyangwa abamarika bavuga ko bakorera Imana. Mu giterane cyabereye i Gasabo, abitabiriye basoje isengesho bavuga amagambo ashingiye ku izina rya Yesu Kristo. Ibi biratangaje ku muntu ubirebye ari hanze, kuko ashobora kwibaza ati none aba bantu ni Abakristo cyangwa n'abayoboke b'imyemerere gakondo? Igisubizo ntabwo cyoroshye, kuko Abarangi ubwabo bavuga ko atari idini. Ni ukuvuga ko ari uburyo bwo gusenga no kuvura bahuza imyemerere yabo. Kuki babita Abarangi? Ijambo umurangi rifitanye isano n'umuntu ufite uruhare rwo kumenya cyangwa kumenya ibitagaragara, ariko mu myemerere yabo Abarangi bafatwa mu buryo bwihariye. Abarangi bamwe bavuga ko Abarangi ari abamarika b'Imana, cyangwa ko umurangi ashobora guhamagara marika murangi kugira ngo afashe umuntu. Aha niho ikibazo gikomeye gitangirira ku Bakristo, kuko umukristo wumvise ko hari umuntu uvuga ko abamarika bashobora guhamagarwa kugira ngo baze gukiza umuntu, ashobora guhita yibaza niba ibyo bihuye n'inyigisho za Bibiliya. Niyo mpamvu harabona Abarangi nk'imyemerere idahuye n'ubukristo busanzwe na gato. None se Abarangi ni ubupfumu? Abarangi ubwabo barabihakana. Abayobozi babo bagiye bavuga ko badakorana na Satani cyangwa abadayimoni, ahubwo ko basenga Imana kandi bagasaba ubufasha bw'abamarika b'Imana. Ariko abantu bamwe bababona nk'abavuzi gakondo cyangwa abantu bakorana n'imbaraga z'umwuka. Ni ngombwa rero gutandukanya uko Abarangi bisobanura nuko abatavuga rumwe nabo babasobanura. Iyo documentaire ikozwe ntabwo ihita ifata uruhande rumwe, igaragaza iby'impande zombi zivuga, kuko amateka nyayo ntabwo yubakwa ku by'umuntu umwe avuga gusa. Ku kijyanye n'ikibazo cy'inzoka, none se tugeze ku kintu abantu benshi bifuza kumenya: Abarangi basenga inzoka. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Ubushakashatsi bwa Kizimana bugaragaza ko mu myemerere y'Abarangi inzoka yagiye ifatwa nk'ikimenyetso cyangwa totem, kandi hari imyumvire ivuga ku isano y'umuntu n'inzoka mu rwego rw'imbaraga zitagaragara. Ariko ibi ntabwo bihita bivuga ko Abarangi bose basenga inzoka nk'uko abantu benshi babitekereza, ahubwo ni imwe mu mpamvu zatumye Abakristo bamwe bababona nk'abafite imyemerere itandukanye n'iyabo. Ku rundi ruhande, abayobozi b'Abarangi barabihakana. Marceline Byukusenge, umwe mu bayobozi babo, yigeze kubwira abanyamakuru ko abavuga ko Abarangi basenga inzoka baba bavuga ibyo batazi. Aha niho tugomba guhagarara tukibaza ikibazo gikomeye: ese inzoka ni ikigirwamana ku Barangi cyangwa ni ikimenyetso cy'umuco n'imyemerere gakondo? Iyi ni Pacific Gospel. Niba utarakora subscribe wowe dukurikiye, kanda kuri subscribe, nurangiza ukore kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona notification igihe dushyizeho ikiganiro. Hari ikintu gishobora gutuma abantu babiri bareba ikimenyetso kimwe ariko bakagisobanura mu buryo butandukanye. Ku muntu umwe, inzoka ishobora kuba inyamaswa isanzwe, ku wundi ishobora kuba ikimenyetso cy'imbaraga. Ku mukristo, inzoka ishobora guhita yibutsa Satani nk'inkuru yo muri Idini, ariko ku muntu ukomoka mu muco ufite ibimenyetso by'inyamaswa, inzoka ishobora kugira ubundi busobanuro.
aha niho inkuru y'abarangi itangira kuba ndende, kuko hari ubushakashatsi bwagaragaje ko inzoka ifite umwanya mu bitekerezo by'imyemerere y'abarangi, ariko abarangi ubwabo bakavuga ko batayisenga. None se ukuri ni ukuhe? Mu myemerere y'abarangi, umurangi ntabwo asobanurwa nk'umupfumu usanzwe. Abarangi bamwe bavuga ko ari umuntu ushobora gufasha abandi binyuze mu gusaba imbaraga z'Imana n'abamarayika. Umuyobozi wabo Jean Bosco Kajongi yagiye avuga ko umurangi adafite imiti cyangwa ikintu afata ngo abe aricyo akoresha mu kuvura, ahubwo ahamagara marayika murangi kugira ngo afashe umuntu. Ibi nibyo bituma imikorere yabo itandukana n'ubuvuzi gakondo busanzwe. Umuvuzi gakondo ashobora gukoresha ibyatsi cyangwa ibindi bikomoka kuri kamere. Abarangi bo bavuga ko batanga ubufasha binyuze mu masengesho. Mu nkuru z'abanyamakuru, abarangi bavuze ko umurwayi mbere na mbere akwiye kuba yaragiye kwa muganga. Hari naho bavuga ko iyo umuntu atabanje kwa muganga bamwohereza kwa muganga, ariko ikibazo gikomeza kuba kimwe: ese amasengesho ashobora gusimbura ubuvuzi? Iki ni ikibazo cy'ubuzima kigomba kwitabwaho cyane. Abarangi bafite uburyo bwabo bwo guterana. Bashobora kuririmba, kuvuza ingoma, bakabyina, bagasenga, bagasaba Imana. Kandi hari amagambo bavuga yerekeye abarangi cyangwa abamarayika. Mu giterane cyabereye i Gasabo, abanyamakuru batangaje ko basoje amasengesho yabo bavuga mu izina rya Yesu Kristo. Ibi byerekana uburyo imyemerere yabo ishobora kuba yaravangiye ibintu bimwe bya gikristo n'ibintu bikomoka ku myemerere gakondo. Niyo mpamvu ubushakashatsi bw'umuhanga Hakizimana bwakoresheje ibitekerezo cya syncretisme, ni ukuvuga imvange y'ibintu biva mu mico cyangwa imyemerere itandukanye. Ariko ibyo ntibivuze ko buri muntu wese yitwa umurangi afite imyemerere imwe ku bintu byose. Hari amakuru yatangajwe ku barangi avuga ko bafite amategeko cyangwa amabwiriza ku myitwarire. Mu kiganiro cyabo hari abavuze ko birinda inzoka, itabi, ubusambanyi n'ubusinzi, kandi bagaharanira kubaho bakurikiza amategeko y'Imana. Ibi nabyo birerekana ko tudakwiye guhita tubashyira mu cyiciro cy'abantu bavuga ko nta mategeko y'imyitwarire bagira, ahubwo bafite uburyo bwabo bwo kubona ikibi n'ikiza. Abarangi bamwe bavuga ko indwara zishobora kugira inkomoko zitandukanye. Hari indwara z'umubiri, hari ibibazo by'imitekerereze, hari ibyo bita imyuka mibi, hari ibyo bahuza n'amarozi cyangwa imbaraga zitagaragara. Mu nkuru imwe, umuyobozi w'abarangi yavuze ko hari indwara zimwe basanga zifitanye isano n'imyuka mibi cyangwa satani, kandi ko ariyo mpamvu bahamagarira marayika murangi. Ibi ariko bitandukanye nuko ubuvuzi bwa siyansi busobanura indwara. Niyo mpamvu mu Rwanda Minisitiri w'Ubuzima yigeze gusobanura ko abarangi batari mu cyiciro cy'abavuzi gakondo bemerewe, kuko ubuvuzi bwemewe bushingira ku gusuzuma indwara no kuyivura hakoreshejwe uburyo buzwi. Iki ni ikintu gikomeye ku muntu ushaka gukora documentaire y'amateka. Ntidukwiye kuvuga tuti abarangi bavura indwara zose, ahubwo tukavuga tuti abarangi bavuga ko bafasha abantu binyuze mu masengesho, ariko ibyo ntibihwanye n'ubuvuzi bwa siyansi. Kubera iki Abakristo babona nabi? Kuki umukristo ashobora kumva ko abarangi bafite ikibazo? Hari impamvu nyinshi. Iya mbere nuko ubukristo bwigisha ko Imana ariyo soko y'agakiza, kandi ko gusenga Imana bitagomba kuvangwa no gusenga cyangwa gushaka ubufasha ku bindi bintu bifatwa nk'imbaraga z'umwuka. Iya kabiri ni ikibazo cy'abamarayika. Iyo abarangi bavuga ko basaba Imana kohereza marayika murangi, umukristo ashobora kwibaza ati ese umuntu akwiye gusaba marayika mu buryo nk'ubwo? Iya gatatu ni ikibazo cy'ibimenyetso by'inyamaswa, kandi hano ni inzoka. Inzoka ibahe? Ubushakashatsi bwakozwe ku barangi bugaragaza ko inzoka ifatwa nka totem mu bice by'imyemerere yabo, kandi ko hari ibitekerezo bivuga ku isano hagati y'umuntu n'inzoka cyangwa imbaraga zitagaragara. Ijambo totem risobanura ubusobanuro bw'ikimenyetso cyangwa ikiremwa gifite umwanya wihariye mu myemerere cyangwa mu muco w'itsinda. Ariko totem ntabwo buri gihe bingana no gusenga icyo kintu. Iki ni ikintu abantu bakwiye kumva. Urugero, kuba umuryango cyangwa ubwoko bufata inyamaswa runaka nk'ikimenyetso cyabo ntabwo bihita bivuga ko bakigize Imana. Niyo mpamvu kuvuga ngo abarangi bose basenga inzoka byaba ari ugukora umwanzuro ukomeye kurusha ibimenyetso bihari. None se kuki inzoka yabaye ikibazo? Impamvu ikomeye ni Bibiliya. Mu gitabo cy'Itangiriro, inzoka igira uruhare mu nkuru ya Adamu na Eva. Mu myemerere ya gikristo, inzoka yaje kugira isano ikomeye n'ikibi n'umwanzi. Niyo mpamvu umukristo abonye undi muntu ufite inzoka nk'ikimenyetso cy'umwuka bishobora kumutera kwibaza byinshi.
ariko mu mateka y'imico ya Afurika inzoka ntabwo buri gihe yabaye ikimenyetso cy'ikibi. Hari aho yafatwaga nk'ikimenyetso cy'ubuzima, ubwirinzi, ubuhanuzi, ububasha cyangwa isano n'isi itagaragara. Niyo mpamvu gusobanura inzoka y'abarangi bisaba kureba ibintu bibiri. Icya mbere ni ubusobanuro bwabo bw'imbere, icya kabiri ni ubusobanuro umukristo yayihaye. Ibi ni ngombwa cyane. Abarangi bahamya ko badasenga inzoka. Mu kiganiro cyatangajwe mu Rwanda, Marceline Byukusenge yabajijwe ku birebana n'abantu bavuga ko abarangi basenga inzoka. Igisubizo cye cyari uko ibyo ari ukubasebya kuko bavuga ibyo batazi. Nanone abayobozi b'abarangi bagiye bavuga ko badakorana n'abadayimoni cyangwa inzoka, ahubwo ko basenga Imana kandi bagasaba ubufasha bw'abamarayika babo. Ibi rero biduha ishusho ebyiri zitandukanye. Ishusho ya mbere, abarangi bavuga ko ari abantu basenga Imana kandi bafasha abarwayi. Ishusho ya kabiri, bamwe mu bashakashatsi n'Abakristo babona ko imyemerere yabo irimo ibintu bimwe bya gakondo bitandukanye n'inyigisho za Gikristo. Nta mpamvu yo guhisha kimwe muri byo. Hari undi murongo w'ingenzi. Abarangi bavuga kuri marayika murangi. Iyo umuntu yumvise ijambo marayika ashobora gutekereza ku bamarayika bavugwa muri Bibiliya, ariko ikibazo ni iki: ese marayika murangi ni umwe mu bamarayika bavugwa muri Bibiliya cyangwa ni igitekerezo cyihariye cy'imyemerere y'abarangi? Ibyo ntibikwiye kuvugwa nk'ukuri kwa Bibiliya keretse hari umurongo wa Bibiliya ubishyigikira. Naho Abakristo bamwe batangira gutandukana n'imyemerere y'abarangi, kuko ubukristo busanzwe bwemera abamarayika, ariko ntabwo buri gitekerezo cyose kivuga ngo marayika kiba inyigisho ya Bibiliya. Abarangi n'Abakristo ahantu bahurira, nubwo hari ibyo batandukaniyeho, hari n'ibintu bahuriraho. Bombi bavuga Imana. Abarangi bamwe bakoresha izina rya Yesu Kristo mu isengesho. Bavuga ko abarwanya ikibi, bavuga ko bafasha abarwayi, bavuga ko Imana ariyo soko y'imbaraga, kandi hari abantu baturuka mu matorero ya Gikristo bakabagana. Ariko aho bitandukaniye ni uburyo basobanura imbaraga z'umwuka, abamarika, indwara, imbaraga zitagaragara n'ibimenyetso bya gakondo. Kuki bakomeje kubaho? Hari impamvu imwe ikomeye cyane. Umuntu uri mu kibazo ashaka igisubizo. Iyo umuntu arwaye igihe kirekire ashobora gushaka ahandi. Iyo umuryango ufite amakimbirane ushobora ushaka ibisobanuro cyangwa se ibisubizo. Iyo umuntu yumva hari ikintu atumva neza ashaka umuntu umubwira impamvu. Iyo idini cyangwa ubuvuzi busanzwe bitamuhaye igisubizo yumva gihagije ashobora kugana ahandi. Niyo mpamvu abarangi bagiye bakira abantu bafite ibibazo bitandukanye. Ubushakashatsi ku mateka y'uyu mutwe muri Uganda nabwo buhuza n'ibihe by'ubukene, indwara, imibereho mibi n'ibibazo by'abaturage. Ibintu byatumye abantu bashaka ibisubizo mu myemerere y'imbaraga z'umwuka. Noneho ikibazo dusigaranye ni iki: ese abarangi n'Abakristo bafite uburyo bwabo bwo gusenga cyangwa ni imyemerere gakondo yambaye imyenda ya Gikristo? Icyo ni ikibazo gikomeye cyane, kuko hari abarangi bavuga ko ari Abakristo, hari Abakristo babona nk'abayobe, hari abashakashatsi babona ko harimo imvange y'imyemerere, kandi hari ababona ko ari ubuvuzi bw'umwuka. Niyo mpamvu tugomba kwirinda guca urubanza tutabanje kumenya amateka, ibiranga imyemerere ya kera. Kugira ngo dusobanukirwe ikibazo, tugomba gusubira mu myemerere yo mu karere ka Kigezi. Ubushakashatsi ku barangi bugaragaza ko uyu mutwe wavutse muri Uganda mu mwaka w'1970, ugahuza bimwe mu bintu by'umuco gakondo n'imyemerere ya Nyabingi. Nyabingi nayo yari ifite amateka maremare mu karere. Mu bice bimwe by'u Rwanda na Uganda, abantu bari bafite imyumvire y'uko isi igizwe n'imbaraga z'ibitagaragara. Hari Imana, hari imyuka, hari abakurambere, hari ibimenyetso by'inyamaswa. Hari abantu bafatwaga nk'abahuza isi igaragara n'isi itagaragara. Abarangi baje ntabwo bahereye ku busa. Baje mu karere kari gasanzwe gafite umuco ukomeye n'imyemerere ku mbaraga zitagaragara. Kuki Abakristo batangiye kubabona nk'abatandukanye? Ubukristo abagazanye inyigisho nshya ku Mana, ku bamarayika, ku badayimoni, ku bapfumu, ku gusenga no ku gakiza. Iyo rero ubona umuntu uvuga Imana ariko akongeraho imyemerere y'imbaraga zitagaragara itandukanye niyo itorero rye ryigisha, ikibazo kiravuka. Abakristo bamwe batangira kuvuga bati uyu muntu ari kuvanga imyemerere. Kandi koko ubushakashatsi ku barangi bukoresha igitekerezo cya syncretisme, kubera ko habonekamo guhuza ibintu bimwe bya Gikristo gakondo na Nyabingi. Ariko abarangi bo bashobora kuvuga bati ntituri idini, turafasha abantu.
ibi bituma impaka ziba ndende. Kuki abarangi bakunzwe n'abantu bamwe? Ntabwo twavuga amateka yabo tutavuze impamvu abantu babagana. Umuntu ashobora kuba afite uburwayi bumaze igihe kirekire, ashobora kuba yaragiye kwa muganga, ashobora kuba yaragiye mu rusengero, ashobora kuba yaragerageje ibintu bitandukanye. Iyo yumvise ko hari ahantu bavuga ko bashobora kumusengera, ashobora kubagana. Abarangi nabo bagiye bavuga ko baza gufasha abantu bafite ibibazo byananiranye bakoresheje amasengesho n'imbaraga bavuga ko zituruka ku Mana. Mu Rwanda hari n'abayobozi babo bavuze ko umuntu akwiye kubanza kwa muganga mbere yo kubagana. Ibi bitwereka ko uburyo bwabo bwo kwiyerekana ku bantu atari bwo kuvuga gusa ngo areka usige idini ryawe, ahubwo ni ukuvuga ngo gumana imyemerere yawe ariko natwe turagufasha. Aho abantu bavuga ko hari ikibazo, ariko umukristo ashobora kubaza ati, niba Imana ishobora gukiza, kuki hakenewe umurangi? Niba Yesu ariwe umuhuza w'umuntu n'Imana, kuki hakenewe undi muhuza w'umwuka? Niba abamarika ari abakozi b'Imana, kuki umuntu agomba kubahamagara mu buryo bwihariye? Ibi ni ibibazo by'imyemerere, kandi nibyo bituma bamwe mu bakristo badakunda cyangwa batizera abarangi. Ntabwo ari inzoka gusa, ni uburyo bwo gusobanura isi y'umwuka. Noneho tugereke ku kibazo abantu benshi bifuza: abarangi basenga inzoka koko? Igisubizo gishingiye ku bimenyetso dufite ni iki: ntabwo bihagije kuvuga ko abarangi bose basenga inzoka nk'ikigirwamana, ariko hari ubushakashatsi bwagaragaje ko inzoka ifite umwanya wihariye mu bimenyetso by'imyemerere yabo, ikaba yarasobanuwe nka totem. Hari kandi ibitekerezo byagaragajwe muri ubwo bushakashatsi by'uko bamwe mu myemerere yabo bashobora kuvuga ku guhinduka cyangwa isano y'umuntu n'inzoka ku rwego rw'ibitekerezo by'imbaraga zitagaragara. Ariko ibyo ntibihagije kuvuga ko abarangi basenga inzoka nk'Imana, kuko abayobozi babo ubwabo barabihakana. Muri 2017 Marceline Byukusenge yabwiye abanyamakuru ko abavuga ko abarangi basenga inzoka baba bavuga ibyo batazi. Ni ngombwa kubivuga uko biri, kuko muri Bibiliya inzoka ifite amateka akomeye. Mu itangiro inzoka niyo igaragara mu nkuru y'igeragezwa rya Adamu na Eva. Nyuma yaho mu myemerere ya Gikristo inzoka yahujwe cyane n'umwanzi w'ikibi, Satani. Niyo mpamvu umukristo ashobora kubona umuntu uvuga ku nzoka mu buryo bw'umwuka agahita yumva ko hari ikintu kitari cyo, ariko ibyo ni ubusobanuro bwa Gikristo. Mu yindi mico inzoka ishobora kugira ubundi busobanuro. Aha rero niho documentaire yacu igomba kuba inyangamugayo. Ntabwo ikimenyetso kimwe kigomba gusobanura kimwe mu mico yose. Hari indi ngingo ikomeye. Ubushakashatsi ku barangi bugaragaza ko uyu mutwe wagiye uhuza bimwe mu bintu by'imyemerere ya Nyabingi. Nyabingi yari ifite amateka akomeye cyane mu karere ka Kigezi no mu bice by'u Rwanda. Tuzayigarukaho muri documentaire yacu itaha. Ibi bituma umuntu yumva impamvu bamwe mu bakristo babona abarangi nk'abafite imizi mu myemerere gakondo. Ariko nanone ntabwo byaba bikwiye kuvuga ko abarangi ni Nyabingi. Oya. Ubushakashatsi bumwe bugaragaza ko abarangi na Nyabingi atari ikintu kimwe, ahubwo hari aho bahuriye mu bibazo bakemuraga no mu bintu by'imyemerere. Ibi ni ingenzi cyane. Ikindi gitangaje nuko abarangi bashobora kuba abantu bafite imyemerere itandukanye. Mu Rwanda Amakuru yatangajwe muri 2017 yavugaga ko mu barangi harimo abantu baturuka mu madini atandukanye, ndetse hakabamo n'abavuga ko ari Abakristo n'Abayisilamu. Ibi bituma tutavuga ngo abarangi bose batekereza kimwe. Nta bushakashatsi buhagije bwatuma tuvuga ko buri murangi afite imyemerere imwe n'iyundi. Impamvu abarangi batavugwa kimwe hari impamvu eshatu. Iya mbere, imizi gakondo. Hari ibintu bikomoka mu muco nk'imyemerere byahoze mu karere. Iya kabiri, ubukristo. Hari amagambo n'ibikorwa byinjiyemo ibintu bya Gikristo. Iya gatatu, uburyo bwo kuvura no gufasha. Abarangi bo bavuga ko bafite uruhare mu gufasha abantu bafite ibibazo binyuze mu masengesho. Ibi byose iyo ubishyize hamwe ubona impamvu umuntu umwe ashobora kuvuga ati ni Abakristo, undi ati ni imyemerere gakondo, undi ati n'abavuzi b'umwuka, undi ati ni idini, ariko abayobozi babo bo bavuga ko atari idini. Kuki amatorero amwe abarwanya? Amatorero menshi ya Gikristo ashimangira ko umukristo agomba kugendera ku nyigisho za Bibiliya kandi akirinda imigenzo cyangwa imbaraga z'umwuka zishobora kuba hanze y'inyigisho zayo. Iyo rero umurangi avuga ko ashobora kumenya ibitagaragara, guhamagara imbaraga z'umwuka cyangwa gufasha umuntu binyuze mu mbaraga zitasanzwe, umukristo ashobora kubifata nk'ibitandukanye n'ukwemera kwe. Niyo mpamvu kutumvikana kuvuka.
ntabwo buri gihe biterwa n'urwango, rimwe na rimwe biterwa nuko buri ruhande rufite uburyo butandukanye bwo gusobanura isi y'umwuka. Abarangi bavuga ko badakorana na Satani, ntibemera ko ari abapfumu, ntibemera ko basenga inzoka, ntibavuga ko imana yabo ari yindi, ahubwo bavuga ko basenga imana kandi bakoresha imbaraga z'Imana n'abamarayika bayo mu gufasha abantu. Ibi nibyo tugomba kubaha nk'igisobanuro cyabo ubwabo. Niba hari ubifuza kubanenga, agomba kubanza kumva icyo bavuga, hanyuma akerekana aho atemeranya nabo. Ariko si ukuvuga ko ibyo bose bemera bifite ibimenyetso bya siyansi. Aha naho tugomba gushyiraho umurongo. Iyo umurangi avuga ko umuntu yakize binyuze mu isengesho, ibyo ni ubuhamya bw'umuntu, ntabwo bihita bihinduka igihamya ya siyansi. Iyo umuntu avuga ko indwara ye yatewe n'umwuka mubi, ibyo ni imyemerere, ntabwo bihita bihinduka ukuri kwa muganga. Kandi iyo umuntu avuga ko inzoka ari ikimenyetso cy'imbaraga, ntabwo bihita bivuga ko hari igihamya yuko inzoka ari ikiremwa cy'umwuka. Documentaire nziza igomba gutandukanya ubuhamya, imyemerere, amateka, ubushakashatsi n'ubumenyi bwa siyansi. None se abarangi ni abakunzi b'inzoka? Igisubizo cy'inyangamugayo ni iki? Hari ubushakashatsi bwagaragaje ko inzoka ifite umwanya nk'ikimenyetso cyangwa totemu muri bimwe mu bitekerezo by'imyemerere y'abarangi, ariko nta shingiro rihagije ryo kuvuga ko abarangi bose basenga inzoka nk'imana. Abarangi ubwabo barabihakana. Iri tandukaniro ni ingenzi kuko hari igihe ibihuha bimara imyaka myinshi bigahinduka nk'aho ari ukuri. Icyo amateka twigisha, amateka y'abarangi atwigisha ikintu gikomeye. Mu karere k'ibiyaga bigari, imyemerere yatangiye iba ibintu bivangavanze, imico yaravangavanze, abantu barimuka, imipaka yarahindutse, abantu bajyana imigenzo yabo ahandi. Ubukristo buraza, imyemerere gakondo irakomeza, Nyabingi agira uruhare mu mateka y'akarere, haza andi matsinda, kandi abarangi nabo bagira isura yabo. Niyo mpamvu iyo ushaka kumva abarangi udakwiye kubareba gusa nk'abantu basenga inzoka, ugomba kubareba nk'igice cy'amateka maremare n'imyemerere yo mu karere. Uyu munsi tumaze kuva mu Kigezi muri Uganda, twinjire mu mateka ya Nyabingi, dukurikira uko abarangi bageze mu Rwanda, turebe amasengesho yabo, imigenzo yabo, abamarayika bavuga, uburyo bafasha abarwayi, n'impamvu Abakristo bamwe batabumva kimwe. Ariko hari ikibazo kimwe gikomeza kuguma mu mutwe. Ese umuntu ashobora kuba umukristo ariko akagira imyemerere y'abarangi? Amateka atwereka ko hari abantu babikoze. Mu Rwanda abayobozi b'abarangi bagiye bavuga ko harimo abantu bo mu madini atandukanye, kandi ko umurangi ashobora gukomeza kuba mu idini rye. Ariko ku bakristo bamwe, ikibazo si izina umuntu yiyitirira, ikibazo ni imyemerere n'ibikorwa. Kandi aha niho impaka zizarangirira. Niba ubukristo bwigisha ko umuntu agomba kwiringira Imana binyuze muri Kristo, umukristo ashobora kubona ko gushaka ubufasha mu yindi nzira y'umwuka ari gutandukira ukwemera kwe. Ku rundi ruhande, umurangi ashobora kuvuga ati natwe dusenga Imana. Aha niho amateka adusaba kudahubuka. Ntabwo tugomba guhindura documentaire urubanza, tugomba kureka ukuri kukavuga. Abarangi bafite imizi mu karere ka Kigezi muri Uganda, bageze mu Rwanda cyane cyane mu majyaruguru y'uburasirazuba nyuma ya 1995, nk'uko ubushakashatsi bumwe bubigaragaza. Bahuje ibintu bimwe bya gakondo, Nyabingi n'ibitekerezo bya Gikristo. Bavuga ko basenga Imana kandi bakoresha imbaraga z'abamarayika babo. Abayobozi babo bahakana ko basenga inzoka cyangwa bakorana na Satani. Ariko ubushakashatsi bumwe bugaragaza ko inzoka ifite umwanya nk'ikimenyetso cyangwa totemu muri bimwe mu bitekerezo by'imyemerere yabo. Ni hehe ukwemera kurangirira, umuco ugatangirira? Iki ni ikibazo gishobora gukomeza kugibwaho impaka imyaka myinshi, kandi wenda igisubizo cyacyo kiri mu mateka yacu ubwacu. Niko natwe dushoje tubashimira ko mwabanye natwe. Ntiwibagire gukora subscribe ndetse na share kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Iyi ni Pacific Gospel. Imana ibahe umugisha.